bikomeje kuvugwaho rumwe nyine n'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma rero twebwe tukaba twavuganye n'abaturage, tukaba twavuganye n'umuturage wegereye muri aka gace ka Rubaya hano muri Ngugu, aho imirwano ikomeje kubera. Mu by'ukuri akaba yatubwiye ukuntu yakomeje kumva ibintu biri kubera hano. Ukomeje gukurikirana amakuru ari aho ngaho, watubwira uko bimeze? Mu by'ukuri ntago ibintu byoroshye kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya 23 ni mu duce dutandukanye twa hano Masisi, nyine muri teritwari ya Masisi, muri Zanguku hakurya mu ishyamba hegereye nyine Rubaya. Hakomeje kumvikana amasasu, imbunda zikomeye. Mu by'ukuri abaturage bategetswe kuba baguma mu nzu. Mu by'ukuri ni ibintu bitoroheye aka gace, ariko mu by'ukuri ni intambara, nubwo batari kwegera iyi Rubaya neza nyirizina, ariko bakomeje kugenda bahasatira kubera ko imbunda zikomeye cyane zakomeje kuvugira hakurya hegereye aka gace ka Rubaya. Hanyuma se mwe muri aho ngaho, ese mwatubwira niba abaturage baba bigeze basohoka, cyangwa se abaturage hari urujya n'uruza rw'abaturage rukomeje kuba rwatembera muri ako gace? Mu by'ukuri itangazo ryaciye mu baturage rivuga ko badakwiriye kuba bakora ingendo zitandukanye kubera ko umutekano udahagaze neza. Bakaba bategetswe kudakora ingendo nyinshi, cyangwa se kudakora ingendo ziva kure, ingendo zijya kure. Bakaba bategetswe gukorera hafi kubera ko imbunda n'urusaku rw'amasasu biri kugenda bigera mu duce dutandukanye. Nguko rero ni abaturage begereye muri utwo duce tugiye dutandukanye, bakaba bakomeje kugenda bagira icyo babitangazaho. Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje kudukurikirana aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nimukomeze kugubwa neza, impagarike n'ubugingo bikomeze kuba kuri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Iyi ni Arena Act Media, ubaye utarakora sub cyangwa sabone wayikora, kugira ngo mu gihe icyo ari cyo twadushizeho ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Hanyuma rero amakuru yacu aribanda ku ngingo zitandukanye, by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka turebe n'ibiki biri kugenda bivugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu gace ka Rubaya kari muri teritwari ya Masisi, hano ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, imirwano yakunze kwibanda hano mu duce tugiye dutandukanye. Mu by'ukuri iki gitondo rero cy'uyu munsi ku itariki ya 23 haravugwa imirwano ikomeye cyane yakomeje kumvikana mu duce tugiye dutandukanye hano muri teritwari ya Masisi nyine. Mu by'ukuri ikaba ari imirwano iri kubera hano muri Rubaya Centre ndetse na Bibambe, aho hakaba ari uduce dutandukanye twakomeje kumvikanamo imbunda n'amasasu akomeye cyane bya rutura, aho abaturage bakomeje kuvugira icyo babitangazaho ko imirwano ikomeje gukara cyane muri utu duce tugiye dutandukanye turimo na Kibabi ndetse na Ngugu. Bivugwa ko hari kubera intambara ikomeye cyane. Andi makuru ari kugenda atugeraho nuko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bakomeje gushima bamwe mu bayobozi barimo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga, aho yagaragaye mu duce dutandukanye hano nyine twa Rubaya. Mu by'ukuri ari kugenda atembera, ariko akaba yararinzwe cyane. Uyu muyobozi akaba yararinzwe cyane kubera umutekano mukeya, ariko bikaba biri kugenda bihereza icyizere abaturage, bavuga bati ubwo ubuyobozi buri kugenda mutwegera, byibura hari icyizere dufite ko iyi mirwano ishobora kuzarangira. Hanyuma rero reka tugaruke ku makuru yacu mu buryo burambuye, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gushyira ku isoko aka gace ka Rubaya. Muri Rubaya mu by'ukuri hakaba ari gukomeza kubera imirwano iteye ubwoba, aho abaturage bakomeje gutangaza ko imirwano yakomeje kumvikana mu masaha ya mu gitondo kurinda agera nimugoroba, ko bakomeje kumva imbunda zikomeye, urusaku rw'imbunda zikomeye rubera mu duce tugiye dutandukanye hano nyine muri Rubaya. Hanyuma rero ni iki kiri gutuma hano mu gace ka Rubaya hakomeza kubera imirwano ikomeye, hakomeje kubera intambara itarangira? Ni mu gihe rero umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke. Amakuru mashya aravuga ko leta ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye abashoramari b'Abanyamerika ibirombe byo mu gace ka Rubaya gaherereye hano muri teritwari ya Masisi, nubwo kagenzurwa n'ihuriro rya FC 23. Mu by'ukuri
kuva hano mu mwaka 2024 hakaba ariko kagenzuraga aka gace. Ubu rero biravugwa ko aka gace kamaze gushyira ku isoko kandi ko abo bashoramari ba Amerika aribo bashobora kuza kuba bagura aha hantu. Rero intambara ikomeje kubera aha hantu mu by'ukuri iraterwa n'iki kirombe gikomeye cya Rubaya. Bivugwa ko 18% by'umutungo w'isi uva muri aka gace ka Rubaya, kandi ko hano havamo koruta ziba zakorwamo ibikoresho by'ikorana buhanga biri kuva muri aka gace ka Rubaya. Ikaba ariyo mpamvu, ikaba ariyo ntandaro y'intambara ikomeje kubera hano muri aka gace mu by'ukuri itarangira. Murabizi ko abarwanyi bakomeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo abarwanyi ba Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe igiye yitwaje intwaro harimo abacanshuro bakomeje guhabwa amafaranga menshi, aho abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamaze gutangazwa ko bahabwa amadolari 400, naho abandi bari mu yindi mitwe igitandukanye irimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro bari kugenda bahabwa amadolari 200 kugira ngo babe bakomeza guhabwa imbaraga zo kuba bakomeza kurwana muri aka gace. Hanyuma rero ni ibintu bitajya bivugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma ku ruhande rwa 23 bo bakomeje gutangaza ko mu by'ukuri kuba uyu mu perezida yafata aka gace akagashyira ku isoko cyangwa se akaba yagaha ishoramari rikomeye by'umwihariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zibe zaza kugafata kandi atari bo bahagenzura, ngo ari ikimenyetso kigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri itakeneye cyangwa se itari kubahiriza amasezerano y'agahenge yakomeje kugenda abera hano i Doha muri Qatar ndetse na hano muri Repubulika hano muri Amerika. Murabizi ko aya masezerano ariho yakomeje kugenda asinyirwa mu bice bigiye bitandukanye, mu byiciro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ibingibi abayobozi bakaba bakomeje kugira icyo bivugaho. Ibo ntaramakuru Reuters bikaba byatangaje ko uru rutonde cyangwa se mu by'ukuri kuba aha hantu hakomeza gutangwa hashyirwa mu maboko mu by'ukuri atari ibintu bikwiriye, kubera ko bidatanga agahenge cyangwa se bidashyigikira gahunda bari bakomeje kuba bahana hagati ya 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri murabizi ko hakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mahame ashyigikirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye ko 23 ikwiye kuba yarambika intwaro hasi ndetse ikaba yava muri tuje tugiye dutandukanye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko mu by'ukuri ibyo byose nta kintu na kimwe kigeze cyubahirizwa. Minisitiri rero w'ubukungu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Daniel Mukoko Samba yavuze ko kuba Rubaya itari mu maboko ya leta bitakuraho uburenganzira bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba bayishyira nyine ku isoko cyangwa se kuba bayiha abafatanyabikorwa bayo bakaba baza nyine kuba bahakura amabuye. Ariko abantu bakomeje kugenda bibaza, ese mu by'ukuri ko intambara ikomeje kubica bigacika iyi leta ya Amerika yo izahageretse kandi mu by'ukuri hatagenzurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ibintu bitakomeje kuvugwaho rumwe nyine n'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma rero twebwe tukaba twavuganye n'abaturage, tukaba twavuganye n'umuturage wegereye muri aka gace ka Rubaya hano muri Ngugu aho imirwano ikomeje kubera. Mu by'ukuri akaba yatubwiye ukuntu yakomeje kumva ibintu biri kubera hano. Ukomeje gukurikirana amakuru ari aho ngaho, watubwira uko bimeze? Mu by'ukuri ntago ibintu byoroshye kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya 23 ni mu duce dutandukanye twa hano Masisi, nyine muri teritwari ya Masisi muri Zangugu hakurya mu ishyamba hegereye nyine Rubaya. Hakomeje kumvikana amasasu, imbunda zikomeye. Mu by'ukuri abaturage bategetswe kuba baguma mu nzu. Mu by'ukuri ni ibintu
bitoroheye aka gace, ariko mu by'ukuri ni intambara nubwo batari kwegera iyi Rubaya neza nyirizina, ariko bakomeje kugenda bahasatira kubera ko imbunda zikomeye cyane zakomeje kuvugira hakurya hegereye aka gace ka Rubaya. Hanyuma se mwe muri aho ngaho, ese mwatubwira niba abaturage baba bigeze basohoka cyangwa se abaturage hari urujya n'uruza rw'abaturage rukomeje kuba rwatembera muri ako gace mu by'ukuri? Mu by'ukuri itangazo ryaciye mu baturage rivuga ko badakwiriye kuba bakora ingendo zitandukanye kubera ko umutekano udahagaze neza, bakaba bategetswe kudakora ingendo nyinshi cyangwa se kudakora ingendo ziva kure, ingendo zijya kure, bakaba bategetswe gukorera hafi kubera ko imbunda n'urusaku rw'amasasu biri kugenda bigera mu duce dutandukanye. Nguko rero ni abaturage begereye muri utwo duce tugiye dutandukanye, bakaba bakomeje kugenda bagira icyo babitangazaho. Hanyuma rero ku ruhande rwa FCM23 bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri nubwo urugamba hano rukomeye, ariko bakomeje nabo kuba bagira icyo bakora, kuba bagira icyo bavuga. Umuyobozi wungirije wa FCM23 ushinzwe politiki ndetse na diplomasi Bertrand Bisimwa yanenze iki cyemezo, avuga ko mu by'ukuri iyi mirwano ikomeje kubera ahangaha iri guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko yamaje gushyira ku isoko nyine mu by'ukuri mu buryo kugira ngo babe bahatanga, ariko bakaba bakomeje kugenda babinenga ko batari bakwiriye gutanga aka gace kandi batakagenzura. Ngayo nguko rero ni amakuru akomeje kugenda aturuka hano mu bice bitandukanye, nubwo imirwano ikomeje kubera hano, ariko ubuyobozi bukuru bwa FCM23 bukaba bwakomeje kugenda bugaragara hano muri utu duce nyine, bugaragaza ko nubwo imirwano ikomeje kuba yabera ahangaha, ariko bakomeje kurinda umutekano w'abaturage kandi ko ibintu bizakomeza kurushaho kugenda neza. Nimukomeze kugubwa neza, nimukomeze kugira ishya n'ihirwe, turakomeza tubashakire amakuru ari kugenda avugwa muri bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.